twongeye kubaha ikaze mwese bakunze ba Come to Jesus TV. Uyu ni wa mwanya mwamenyereye tugiye kubaho mu challenge nkuko mubireba turi kumwe hariya n'abatumirwa bacu babiri nkuko muri kubareba hariya kandi bicaranye Bibiliya bigaragara ko ari abasomyi ba Bibiliya katwasabe batwibwire numara kutwibwira dute dukomeza challenge yacu. Sawa mutwibwire. Uyitwa Beya ni umuririmbyi naje nitwa Pasi ndi umuririmbyi turabakiriye muri challenge ya Bibiliya abantu muza musoma Bibiliya mwabaye gute so kubikora neza niko bimeze. Sawa tuyakora challenge kuko mwabibonye mu yabanje nubundi ni yayindi yo gusoma Bibiliya twishishikaza abantu gukomeza gusoma Bibiliya. Bibiliya harimo ubwenge harimo n'ubumenyi bukomeye bw'ijambo ry'Imana ndetse na discipline mu isi isanzwe. Rero niyo mpamvu rero challenge tukomeje kuyikora kugira ngo abantu bagishaka cyo gukomeza gusoma Bibiliya kuko ni byiza cyane. Abantu batazi Obadiya Obadiya ukuntu ibintu byacu byesitaye ni kwa kundi bisanzwe nubundi ni bya bibazo umuntu ugere ku manota 10 wa mbere aratsindira igihembo gishimishije. Tugiye gutangira rero muriteguye? Sawa. Igitabo cya mbere mugiye kunshakira murashaka igitabo cya Filemoni. Filemoni nakigezeho. Inota rya mbere kuri Pasi. Abari ku ruhanga rwo kubara amanota bakomeza tubarire. Ikibazo cya kabiri kuko ni amasegonda 20 buri kibazo. Urenza 20 iyo nota rero bibaye imfabusa. Tugiye kugenda ku mwanditsi wa kabiri. Ndakeka muri teguye. Dushaka igitabo cya Yobu. Nta kibazo ubwo ni inota rimwe kuri rimwe. Icya kabiri igitabo cya gatatu muranshakira igitabo cya Yosuwa. Nakigezeho. Murabona ko harimo improvement. Uwacu ushize rero yananiwe gushaka ibitabo ariko nyine urabona ko ari kubibona byoroshye. Abantu musome Bibiliya. Twagiye igitabo gikurikiye ubwo n'amanota 2 kuri rimwe. Yona. Ubwo nabire kuri abiri amasondo uri kubara neza uri kubanga kutora amasondo arakomeza dufashe. Twagiye ubwo wese murabara amanota 8. Twagiye Ezira. Mudacha Bibiliya. Ezira namo ni Zefaniya. Yanashize. Ibyo byabaye imfabusa. Kombona ubwo byo bintu kana zo mugeze muvyigeho. Ezira kurikirana nayo. Twagiye. Twagiye igikurikiyeho mushake Daniel. Namugezeho. Amanota ngahe Pasi? 3 kuri 2. Ibyo nizo dushaka muze mukubitagura vavu. Gutega kwa kabiri. Kuno ndakubasoma. Ege sabato ntuzuye. Bibiliya yanjye gafata gepe. Uziko gukubita impapuro akagenda igisokoze. Imache komona. Kundi kona rero nape. Twagiye igitabo gikurikiyeho abacamanza. Abacamanza kandi mukanyira n'abashizaho agapapuro. Ibi byapfose bizatandukana n'akagira imana. Nabageze. Ayewe. Nabasegonda sara komeza tuzi. Bibiliya mutagenda gahora mutazi.
Yesu abacamanza. Shabarabuze. Yashize. ubwo icyo cyapfuye ubusa abacamanza ni hafi batanye amasezerano reshe Yes. yanzimanye twagiye aha igikurikiyeho ubwo ni amanota aracyatatu kuri atatu tujye mu isezerano reshe mbakopeze Bisha. mwitegure mbakopeze twagiye murandebera mu bafilipi Abafilipine abagezeho. Ayiwe. ese nayo bakopeze ubwo abaye amanota angahe 4. ane kuri atatu aha twagiye Fungaga. yoweri Aye. uwase fi aramuzi Nguyu namugezeho. ese mace noneho turayikivuga niki acha baye mace Je nagize ikibu gitabo gifatanye. aha twagiye igikurikiyeho Zefaniya muturanyi Zekariya Zefaniya Zefaniya namugezeho. Noneho ntabwo ari kumenya. twabaye amanota 5 Kurara. kurane ugende vuba rero twagiye kwa Rusi hari umuntu washize akaboko Rusi na namushize we Rusi sheri Rusi we Rusi wa akusha uri ayi Yesu we Rusi. aranyabuye di ajya bavuze ko yegeranye nande Rusi atuye mu isantire mwishakiro ntabwo birimo yagiye mwishakiro ntabwo byemewe Ntabwo narimbiza. ntabwo byemewe ariko n'ubundi ndamutanga ariko namubona turakigira nibi Namubonye. ubu yariye mwishakiro yagiye mwishakiro ntabwo nabyemewe aya byenza yagiye mwishakiro ari mwishakiro saro mwishakiro wapi mbese yagiye mwishakiro ntabwo abafana twese kuzanye Ntabwo mwabibwiye. oya kubiza mwishakiro ntabwo bikunda Oya ntabwo mwabibwiye. oya iyo ni nta kibazo ni 5 kuri 4 ubwo aracyari 5 kuri 4 twagiye ingoma za mbere oya wibesha ntabwo urazigera Ngaba barazigeze. ubwo aracyari 5 kuri 5 ararya umugabo twagiye iki gitabo cyo noneho pasaza gisoma buri munsi kandi muranaturanye mwana Esther mva muzi Esther kandi nagigezeho oya audience baradukemura oya basi ceceka 6 kuri 5 basi kubaye kiyovu bigenze gute oya basi kubaye kiyovu oya ariko angamaranye Oya ntabwo. Genetinze kuvuga ariko watize kuvuga watanzi nacyo ni ikibazo amasegonda ari kubwira bagiye nta kibazo wabaye kiyovu neza twagiye abatesalonike ba kabiri ba kabiri Abatesalonike ba kabiri nabagezeho nabagezeho noneho mutamvuga kino noneho turagikemurira na ni jewe Tanzania aya tuyatandatu mubi no kondisiyo ubageraho tugira gutya kubera ijambo wamanitse ariko nta mutanzania sawa ubwo na 6 kuri 6 twagiye aha ubwo nuvuga ngo uzagiye kutugira ngo wahageze nzazimana iki gitabo nabyo vuga ngo nahageze tawo bama twagiye Yohana wa 3 abafi abamo uzumenya Yohana wa 3 Yesu we pastor abana wa 3 sawa reka nene sorry bana we
oya bakaba cyane aba Yohana bane ndakeka ari uyu nguyu ndiho ubu ni ubutumwa bwiza ugezeho namugezeho hariya byageze niyo nasabibona nibwo nguyu nguyu nari dore nibwo nari ndiho ubwo gatatu bwiza n'izandiko afite izandiko kandi oya nanerekanye hano ureba hano none ureba hano kuri kandi twagiye habaye ase nange kuranga birindwi kuri bitandatu twagiye pasi kwita gashimane kuko ari Kigali oya twagiye aha twagiye na Isaya ako Isaya igitabo kinini muri Bibiliya kweli namugezeho ubwo aha uzavuga ko mugezeho wamanitse sawa twagiye munarenge kuri arenda menya ko mfite abafana bagiye jana wa muturanyi wa pasi Hoseya mwana wewe Hoseya ndamukurayo Hoseya Hoseya munsi asigaye amasegonda agiye kurangira namugezeho aratira ubwo bibaye bingahe 8 kuri 6 kuri 7 dore nguyu yegeranye nande yegeranye na Yoweri na Daniel sawa twagiye noneho mushakire umubwiriza nguyu namugezeho asigaye inota rimwe aha bita gukubita agakipe mu minota ya nyuma iragita comeback iragita comeback twagiye muriteguye kubara ngiye nabigezeho njye namanitse sinavuga kandi mwatuvuga ngo tumanike mwatuvuga ngo abantu bose ko barangwanye fene wenyine uri kunshira basore dushyira ikindi rimwe nta kibazo sawa twagiye rimwe twagiye twirukanse twese Maraki ajya Maraki abandi yewe kandi ndahazi nariganye Maraki ariko Maraki we kuri kurenga Maraki kuri kujaye kuri kurenga Maraki nguyu namugezeho uwo finali bayande hapo abuze umuntu utsinda ndabona pasi twayego n'igihe mu cya kabiri dukeneye umuntu umwe uza gutsinda pasi muruzancarenje gazi umuntu uza gutsinda pasi muri komenti neza ni tike yabaye ikibazo turagiye turamushakira tike